Urarira ugahogora ukabura ubutakira humura ibyo ni rusange Yesu nawe yabinyuzemo natwe twarakubititse ubuzima bw'imfubyi burarusha dore twamenye kumasha abariho Imana iduhisha yatubereye umugisha iducisha mu babisha aho twacaga twihisha ubu tuhagenda tutishisha tuzapfa rubi Imana itwitayeho nuko abana ariko babitekereza ariko Imana iraturengeye ibigeragezo biba byinshi icy'ubushomeri kikabihiga kuko kikubuza abantu inshuti zose zikaguhunga aho wagenda gukacika no mu bitaramo nuhatahe mu miryango ukabura ijambo buri umwe akagufata ijambo ubuzima bwanjye niko gaciro kanjye kandi kuba ndi muzima n'urumuri rutazima nzabubungabunga nihesha agaciro kandi nzaburinda icyabuhungabanya nzaburinda ibiyobyabwenge kuko bifite inenge binyicire ejo hazaza siniteze imbere uwabinyweye wese ahorana umugayo agatakaza agaciro muri rubanda hose ahorana ubusinzi ntamenye yava niyajya kuko yataye ubwenge yemwe ibiyobyabwenge twese tubirwanye mu rubyiruko hose twese tubirwanye mu banyarwanda hose twese tubirwanye. Iyi ni Kigali 500 TV Hassan Nyawe Hassan ndamuzi n'umuntu w'umugabo Hassan ndamuzi n'umuntu w'umugabo Hassan Sumabere I love you so much. Yes, reka nongere mbasuze kandi nanone mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muherereye mubasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda nkuko bisanzwe ndi intore y'intoranwa iburyo ku ruhembe rw'umuheto nitwa Hassan Nyawe ntabwo ndi ngenyine rero uyu munsi ndi kumwe n'umusore hano kuri kamera za Kigali 500 TV tugiye gutangira twibwira ndetse tugira ngo tuze kumenya n'uwari we ntituzapfa rubi Imana itwitayeho nubwo abantu ariko babitekereza ariko Imana iraturengeye ya n'umusore wanyu Emmy Hatangimana mwamenyereye mu ndirimbo zitandukanye indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana indirimbo zikangurira urubyiruko kuva mu biyobyabwenge n'izindi zitandukanye n'uwo nguwo uri imbere yanyu. Yes, ngira ngo mwabyumvishe rero turi kumwe n'umuhanzi ni Emmy ngira ngo mwumvishe ko aririmba indirimbo zigiye zitandukanye ndetse zose tugiye kuza kuzinjiramo kugira ngo twumve injyana zazo ntabwo turi mubaze ngo aririmbe injyana kubera ko yamaze kubivuga ahubwo reka twinjire muzikangurira urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge ndetse turaza no kugaruka kuri gospel twagiye ku ndirimbo yawe ya mbere. Ubuzima bwanjye niko gaciro kanjye kandi kuba ndi muzima n'urumuri rutazima nzabubungabunga nihesha agaciro kandi nzaburinda icyabuhungabanya. Iyo ni indirimbo ya mbere mfite yitwa ubuzima bwanjye niko gaciro kanjye yo gukangurira ibiyobyabwenge kubungabunga ubuzima bwacu yo gukangurira urubyiruko kubungabunga ubuzima bwacu twikura mu biyobyabwenge twikura muri bimwe byose bitandukanye byatuma ubuzima bwacu bujya haga. Yego, aha tugiye kugenda ducangamo rero dukubita no muri gospel tuvanga kugira ngo ibintu biza kurushaho kugenda neza. Twagiye muri gospel. Urarira ugahogora ukabura ubutakira humura ibyo ni rusange Yesu nawe yabinyuzemo natwe twarakubititse ubuzima bw'imfubyi burarusha dore twamenye kumasha abariho Imana iduhisha yatubereye umugisha iducisha mu babisha aho twacaga twihisha ubu tuhagenda tutishisha yavuze yuko iza dukiza kuko yatubereye umukiza imigambi yabo nizahama Imana idufite ku mutima. Iyo ni indirimbo yanjye yitwa Kumasha cyangwa se twamenye Kumasha ya gospel. Emmy, ibijyanye no kuhanga cyangwa se kuririmba ubikora nk'umwuga cyangwa ubikora gute?
ya ibintu byanjye byo kuririmba mbikora nk'impano cyane ko ntabwo mbikora nk'akazi ngomba gukeshamwo ubuzima bwa buri munsi, kuko mbikoze nk'akazi nkeshamo ubuzima bwa buri munsi nacika intege, ariko bitewe nuko mbikora nk'ibindimo nk'umwuga wanjye cyase nk'impano yanjye iri muri nge nshaka kugeza ubutumwa kuri buri mwe wese ubukeneye, mbikora njyewe ku ruhare rwanjye ntabyo kuvuga ngo mbikeshamwo ubuzima bwanjye bwa buri munsi, mfite ibyo gukora ku ruhande. Uretse indirimbo za gospel ndetse n'indirimbo batubwiye zo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, mu ndirimbo zo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko ufite nk'indirimbo zingahe? Mfite indirimbo ebyiri, nkagira n'izindi ziri inyuma yaho zitandukanye cyane. Abo twari kumwe muri campaign mu kwezi kwa karindwi barabibonye, hari indirimbo mperutse gushira hanze yitwa Tubyina Intsinzi Banyarwanda, nari nakoze turi kwishimira intsinzi ya FPR Inkotanyi, n'izindi zitandukanye. Yego. Ugiye kuduha indirimbo imwe na nyuma rero nkubwira ukuntu tugiye kubivanga noneho kugira ngo bize kurushaho kugenda neza. Ugiye guhitamo indirimbo duha nyuma nkubwira uko bigenda. Uko bimeze? Mfite nyinshi ntabwo namenya niba ndabahereza muri gospel cyase mu ruhande. Uraduha imwe uri bwumve hafi yawe, ibindi tuvanga nyuma. Yego. Genda umva nabahereza Tubyina Intsinzi Banyarwanda. Mperutse gushira hanze. Banyarwanda twese duserebure, ducinya akadiho tubyina intsinzi, Kagame Paul akomeje kutuyobora. Banyarwanda twese duserebure, ducinya akadiho tubyina intsinzi, Kagame Paul akomeje kutuyobora. Dore ibyananiye amahanga turabishobora, kuko dusenyera umugozi umwe. Abanyarwanda duhuje umutima, twamenye iyo tuva tuzi naho tugana. Amahitamo yacu niko gaciro kacu, Kagame Paul komeza utuyobore. Usibye n'iyi manda tuza gutorera n'izindi, tugufitiye icyizere FPR ihora ku isonga. Banyarwanda twese duserebure, ducinya akadiho tubyina intsinzi, Kagame Paul akomeje kutuyobora. Ibikurikira murayisanga kuri channel yanjye ya YouTube yitwa Emmy Hatangimana. Murakoze. Wawe ngira ngo mwamwumvishe ni Emmy Hatangimana, turi kumwe Emmy. Uretse ubundi kuba uri guhanga indirimbo, ubundi mu buzima bwa buri munsi Emmy ni muntu ki? Mu buzima bwa buri munsi am wedding. Ndi umusuderi, ikindi ndi n'umuhinzi, nkora buri kimwe cyose mba nzi yuko nakuramwe amahirwe y'ubuzima ndagikora. Uhinga nk'iki? Ni mu buhinzi bw'umuceri by'umwihariko n'imbuto imusozi. Yego. Noneho ubu tugiye kuririmba indirimbo ebyiri zo kurwanya, zifasha kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko, ndetse dukubitiwe n'indirimbo ebyiri za gospel, imwe ivaho indi ijyaho nta kuruhuka. Twagiye ariko ndajya ndirimba igice na refurego. Nta kibazo. Murakoze cyane. Kambere kuri gospel. Ntituzapfa rubi, Imana itwitayeho, nuko abana ariko babitekereza, ariko Imana iraturengeye. Ibigeragezo biba byinshi, icy'ubushomeri kikabihiga, kuko kikubuza abantu, inshuti zose zikaguhunga, aho wagenda gukacika, no mu bitaramo ntuhatahe, mu miryango ukabura ijambo, buri umwe akagufataho ijambo, ariko zirikana ko burya bwose uhishwe n'Imana, kandi igihishwa amaso yabo nicyo uzaba ejo hazaza we. Ntituzapfa rubi, Imana itwitayeho, nubwo abantu ariko babitekereza,
ariko Imana iraturengeye. Iyo ni iya mbere. Iya kabiri, urarira ugahogora ukabura ubutakira, humura ibyo ni rusange, Yesu nawe yabinyuzemo, natwe twarakubititse, ubuzima bw'imfubyi burarusha, dore twamenye kumasha abariho Imana iduhisha, yatubereye umugisha, iducisha mu babisha, aho twacaga twihisha, ubu tuhagenda tutishisha. Yavuze yuko izadukiza kuko yatubereye umukiza, imigambi yabo ntizahama, Imana idufite ku mutima. Warababaye birakomera, ubura n'uwakurengera, aho uciye ngo urikabwera ngo nta nubwo ugira naho urara, ngo ndetse ubana n'ibirara, ariko rata Imana irakurera. Bakuvuza amagambo maze bashinga n'urumambo, ngo wowe uzahorana ibiho bibyawe bizashire nka bombo, bagutanzeho n'ibitambo, ngo wowe uzagume ku marembo, ariko ucumva aka karirimbo wumve ngo Imana iguhaye ijambo. Yavuze yuko izadukiza kuko yatubereye umukiza, imigambi yabo ntizahama, Imana idufite ku mutima. Iyo ni iya kabiri muri gospel. Ubwo twagiye muzika. Murakoze cyane. Ubuzima bwanjye niko gaciro kanje, kandi kuba ndi muzima n'urumuri rutazima, nzabubungabunga nihesha agaciro, kandi nzaburinda icyabuhungabanya. Nzaburinda ibiyobyabwenge kuko bifite inenge, binyicira ejo hazaza siniteze imbere. Uwabinyweye wese ahorana umugayo, agatakaza agaciro muri rubanda hose, ahorana ubusinzi ntamenye iyava n'iyajya, kuko yataye ubwenge. Yemwe ibiyobyabwenge twese tubirwanye, mu rubyiruko hose twese tubirwanye, mu banyarwanda hose twese tubirwanye. Ubuzima bwanjye niko gaciro kanjye, kandi kuba ndi muzima n'urumuri rutazima, nzabubungabunga nihesha agaciro, kandi nzaburinda icyabuhungabanya. Dusigaje imwe rero. Iya kabiri, rubyiruko duharanire kwicungira umutekano mu rwatubyaye, dutangira amakuru ku gihe kugira ngo Yes, ngira ngo rero mwamwumvishe, ni umuhanzi Emmy, ndetse aririmba gospel akaririmba n'izindi zo kurwanya ibiyobyabwenge mu rubyiruko. Ni uyu musore rero abarizwa mu karere ka Rwamagana, siko bimeze? Niko bimeze. Abagukenera cyangwa se abashaka ibihangano byawe bashobora kugusanga hehe? Bansanga kuri YouTube, bafite channel yitwa Emmy Hatangimana, cyangwa se Hatangimana Emmy. Indirimbo zose naririmbye hano nizo ntaririmbye zirahari. Yego. Umuntu agukeneye ubundi buryo bwo kuguhamagara, watubwira nimero yawe mba bitagoye? Nta kibazo. Nimero yanjye ni 07 8 19 16 4 6 07 8 19 16 4 6 Yes, ngira ngo mwabyumvishe rero, uramutse umukeneye yaguhaye aho ushobora kumusanga, kandi ngira ngo mwumvishe ko aririmba neza cyane. Nge nabyumvishe, nawe niba byumvishe neza uraza kutubwira muri comment. Ngira ngo murabizi neza ko iyi ni Kigali 500 TV, dukorera hose mu gihugu, tukumvikanira ku isi hose. Uramutse dukeneye natwe ngira ngo urabizi ko ugomba kutubona umunota ku munota. Niba ufite impano aho uherereye, duhamagare tuze tuziyumve, cyangwa se niba wumva uri hafi twegere kugira ngo tugaragaze impano yawe. Ndi Hassan Nyawe, iyi ni Kigali 500 TV, nibereye mu karere ka Rwamagana. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.